Mwiriwe, reka nongere mbashimire mwe mwahisemo kubana natwe kuri iyi YouTube channel Amategeko muri Sosiyete cyangwa se AMS. Aho nk'uko mumaze kubimenyera tubafasha gusobanukirwa ndetse no kumenya amategeko y'u Rwanda ku buntu nta kiguzi. Kandi aho dushobora kuguhereza inyunganizi mu bijyanye n'amategeko ku buntu. Njye ubaha iki kiganiro amazina yanjye ndi Cyubahiro François Elvis, nkaba ndi umunyamategeko. Mbere yuko dutangira iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndagusaba wowe utarakanda subscribe kuyikanda kugira ngo ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu. Ndizera neza ko ubu ngubu wamaze gukanda subscribe. Impamvu musaba gukanda subscribe ni ukugira ngo utazajya ucikanwa n'ibiganiro dutanga kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Tukanagusaba ko wanasharinga ibi biganiro byacu nyuma yo kubireba, ndetse igihe ugize inyunganizi cyangwa se icyo wifuza kutubaza ukaba wabitubwira. Reka dukomeze. Uyu munsi nabateguriye insanganyamatsiko ivuga ku bintu bitatu byonyine. Ibintu bitatu wakora kugira ngo wizere ko ubutaka waguze bwabaye ubwawe. Muri iki gihe usanga abaturage benshi bahura n'ibibazo byo kuba bagura ubutaka. Mu kubugura ugasanga bwa butaka aguze bufite ibibazo, nk'urugero ugasanga nk'ubutaka agiye kugura bwagurishijwe undi muntu kera, ugasanga muhuriye ku cyangombwa cy'ubutaka kimwe muri nk'abantu batatu. Ugasanga rero umuntu aguye mu kibazo cyo guhomba amafaranga ye mu buryo atari yiteze, cyangwa se ugasanga uguze ubutaka, cyangwa se ugasanga urugero uguze ubutaka ariko ugasanga bwa butaka uguze buri mu ngwate, cyangwa se ukaba wabugurishwa n'umuntu utari nyirabwo. Urugero ashobora kuba yaribye icyangombwa cy'ubutaka cyangwa se yaragicurishije. Uko iterambere rigenda ryiyongera, abatubuzi cyangwa se abatekamitwe bagenda baba benshi. Muri iki kiganiro nabateguriye turi buze kureba ibyo bintu byose, kandi ndahamya ntashidikanya ko nyuma yo kureba iki kiganiro umuntu wese uri buze kukireba atazigera na rimwe ahura n'ikibazo cyo guhomba amafaranga ye binyuze mu batekamitwe b'iki gihe. Aho ushobora kugura ubutaka uzi ko uguze ubutaka, kandi bagukinnye mu mutwe bakurya amafaranga yawe, ugasanga wirirwa wiruka mu manza, usiragira mu manza zidafite shinge na rugero, n'ubundi bikarangira utsinzwe kubera kutamenya no kudasobanukirwa aya mategeko y'u Rwanda. Wowe uri kureba iki kiganiro, waba uri umusore, inkumi cyangwa se umubyeyi, ndagusaba kwicara hamwe ukareba iki kiganiro neza, kuko nzi neza ko niyo waba utagiye kugura ubutaka cyangwa se utanabufite, ushobora kuzakenera kubugura. Ushobora no kugira inshuti cyangwa se umuvandimwe ushobora gukenera kugura ubutaka, ukamufasha kuba yasobanukirwa ibi bintu bitatu yakoresha kugira ngo yizere neza ko ubutaka aguze bwabaye ubwe, kandi mu buryo bwa burundu. Ahangaha rwose uraryama ugasinzira, kuko ntekereza ko aho tugana twese kuri iyi si yacu, aho twerekeza, kuba bakenera kugura ubutaka ni ibintu dushobora kuzakenera. Reka twongere dusubire mu kanya nkubwira ibintu bitatu byonyine wakora kugira ngo wizere neza ko ubutaka waguze ari ubwawe koko. Murakoze cyane. Iyo urebye nk'ingingo ya 17 y'itegeko nomero 27/2021, itegeko ryo kuwa 10/6/2021 rigenga ubutaka, ivuga ku iyandikisha ry'ubutaka n'itesha agaciro ryaryo. Ivuga ko umuntu afite inshingano yo kwandikisha ubutaka atunze. Izi ni ingingo z'ingenzi nshaka kugira ngo mubanze mumenyeho gato. Hakabaho n'ingingo ya 18 y'iri tegeko ivuga ko icyemezo cy'iyandikisha ry'ubutaka ari kopi y'umwimerere ya registre y'ubutaka iriho umukono w'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka. Icyemezo cy'ubutaka gishobora gutangwa mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu buryo bw'impapuro. Icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubutaka ni icyemezo ntashidikanywaho
cy'uburenganzira ku butaka igihe cyose ubufite cyangwa se urugero ubufite yabubonye mu buryo no mu nzira zikurikije amategeko. Iyo urebye ingingo ya 20 y'iri tegeko ivuga ko rejisitiri y'ubutaka ariyo bubiko bw'imerere bw'amakuru yerekeye ubutaka. Amakuru ari muri rejisitiri y'ubutaka ashyirwamo, ahindurwa cyangwa se akurwamo n'umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka, kandi kopi zose zikorwa ariyo zishingiyeho. Iyo urebye ingingo ya 21 y'iri tegeko ivuga ku burenganzira bwo guhererekanya ubutaka. Ivuga ko uburenganzira ku butaka bushobora guhererekanywa hagati y'abantu kandi rigakorwa binyuze muri ibi bikurikira. Icya mbere, ubu ni ibintu nyine uburenganzira bwo guhererekanya ubutaka bishobora kunyuramo. Reka duhere ku cya mbere. Icya mbere ni izungura. Icya kabiri ni impano, kwa kuntu ushobora guhereza umuntu ubutaka binyuze mu mpano. Icya gatatu ni irage, uko umubyeyi ashobora kuraga umuntu cyangwa se undi wese ashobora kuba yaraga umuntu imitungo ye cyangwa se ubwo butaka, no gukodesha, kubugurisha, iyatisha, ingurane, gutangwaho ingwate, gutizwa. Ubwo gutizwa ni uburyo bwa 9 narimbuze, then ubwa 10 ni ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bw'ihererekanya hakurikije uburyo n'inzira biteganywa n'amategeko. Muri iki kiganiro twe turi buze kwibanda ku bugure kuko ariho abantu benshi bakunda kugirira ikibazo. Tudatinze ngo tujye mu bintu byinshi, reka noneho nkubwire bwa buryo butatu bwemewe n'amategeko wakoresha kugira ngo wizere ko bwa butaka wabuze bwabaye ubwawe mu by'ukuri. Tudatinze rero, uburyo bwa mbere, abanditse bose ku mutungo ugiye kugura cyangwa se abanditse bose ku mutungo ugiye kugura bagomba gusinya ko bawukugurishije. Ahangaha ntabwo umuntu azaza ngo ni ukubera ko afite icyangombwa cy'ubutaka ngo aje kukugurisha. Urumva nyine niba hari n'abandi bacyanditseho, niba bimenya bashobora kuba baza bakaguteza ibibazo. Iyo urebye ingingo ya 22 ivuga ku kwemera ihererekanya n'uburenganzira ku butaka, ivuga ko mbere y'uko ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka rikorwa, ryemezwa n'abanditse ku nyandiko mpamo z'ubutaka. Icyo ni itegeko ribivuga. Icyakora ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka, urugero bw'abashyingiranywe bahuriyeho, ryemezwa n'abashyingiranywe bombi, ntabwo bwatangwa hasinyeho umwe gusa undi atabizi. Icyo gihe bibaye wowe uguze ubutaka ushobora guhomba n'iyo umwe muri bo yaba atanditse ku cyangombwa cy'ubutaka kandi baravanze imitungo, niyo yaba atanditse kuri ubwo butaka ntasinyeho kandi ubizi neza ko basezeranye ivangamutungo rusange, wowe ushobora guhomba. Reka mbahe wenda nk'urugero, ushobora kuba waraguze nk'ubutaka uri umusiribateri. Urumva icyo gihe waguze ubutaka uri umusiribateri wari utarashaka, nyuma ugashyingiranwa, icyo gihe urumva uwo mwashyingiranye ntago yaba yanditseho. Birumvikana, ubutaka bwanditse kuri wowe wenyine kandi ufite uwo mwashyingiranye. Ubwo ubugura igihe cyose, niba kuko urugero kuko ubugura icyo gihe ntago yari ahari, cyangwa se ubugura icyo gihe ntago umugore wawe yari ahari, ariko mukoze ubukwe, musezeranye ivangamutungo rusange, icyo gihe mukimara kumanika akaboko imbere y'umwanditsi w'irangamimerere, direkite ubwo butaka buba bwabaye ubwanyu mwese. Bishatse kuvuga ko igihe habayeho ubugure, uwo nawe mwasezeranye niyo waba warabuguze mbere aba agomba gusinya kuri ayo masezerano y'ubugure, niyo yaba atanditseho, kuko umutungo uba ubaye iwanyu mwese. Noneho reka turebe ku ruhande rw'abagurisha. Kaduvanze turebe ku ruhande rw'abagurisha, nyuma turareba ku ruhande rw'ugura. Ku ruhande rw'abagurisha, icyo gihe urugero ugurishije ubwo butaka, niba urugero uri nk'umugore ari wowe bwanditseho kandi warashatse ugasezerana ivangamutungo rusange, umugabo wawe adasinyeho ukagurisha ubwo butaka wenyine, icyo gihe umugabo wawe akabimenya, akajya kurega, wowe ugura ushobora kubihomberamo, nawe ugurishije akaba yakurega
kunyereza umutungo w'umuryango, kuko iyo gihe ntago uba ukiri uwawe gusa, uwo mutungo wabaye uw'umuryango. Noneho turebe ku ruhande rw'ugura. Ugura niba yarashatse urugero aba agomba kuzana n'uwo bashyingiranywe kugira ngo mwese babandike kuri icyo cyangombwa cy'ubutaka. Urumva urugero, iyo uri ingaragu uzana icyemezo cyemeza ko uri ingaragu. Ushobora kujya ku irembo bakakiguhereza, ukaba wagenda bakakwandikaho. Bishatse kuvuga iki ku rundi ruhande rwose? Urundi ruhande rwose, yaba ugura ndetse n'abagurisha baba bagomba kuzana n'abagore babo. Niba ari abagore bakazana n'abagabo babo. Niba warashatse uba ugomba kuzana umugabo wawe, nawe mugore niba warashatse uba ugomba kuzana umugabo wawe, kugira ngo mwese musinye kuri aya masezerano y'ubugure ndetse mwese babandike kuri icyo cyangombwa cy'ubutaka. Niba urugero uri umudivorce ukazana icyemezo kibigaragaza, uba ugomba kuzana icyemezo kigaragaza ngo ndi umudivorce, nta mugore mfite. Niba uri ingaragu ukazana icyemezo kigaragaza ko uri ingaragu, niba warashatse ukazana umugore wawe cyangwa se umugabo wawe. Ibyo byose ni ibintu uba ugomba kubahiriza, kuko mwese nyine biba byiza iyo babanditse kuri icyo cyangombwa. Niyo wabyihorera ntumuzane rwose ukiyandikishaho, nubwo wenda batari byo, ntabwo wagurisha adahari. Abimenye wahura n'ibibazo. Reka noneho turebe ubundi buryo bwa kabiri. Ubwo buryo bwa kabiri buvuga ko iryo hererekanywa ry'ubutaka rikorerwa kwa noteri. Ntabwo wavuga ngo uhuriye n'umuntu mu kabari, uzanye icyangombwa cy'ubutaka, amasezerano yabereye aho ngaho, ngo muyakorere mu kabari cyangwa muri mwenyine. Ibyo bintu ntabwo biba bifite umutekano usesuye. Ntekereza ko icyiza ari uko mwajya kwa noteri akabafasha. Ingingo ya 23 y'iri tegeko ivuga ko amasezerano y'ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka akorwa mu nyandiko, ishyirwaho umukono n'abahererekanya uburenganzira ku butaka, akemezwa kandi agahamywa n'umukono wa noteri w'ubutaka cyangwa se undi munoteri wihererwa uburenganzira n'umubitsi mukuru w'inyandiko z'ubutaka. Amasezerano y'iriherekanwa avugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ashobora gukorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, urugero hifashishijwe umukono koranabuhanga w'ahererekanya utangwa n'urwego rubifitiye ububasha hakurikijwe amategeko abigenga. Kugira ngo ubundi wemeze ko nta kibazo uzahura nacyo, byaba byiza uguze ubutaka ugahita ujya muri mitasiyo kugira ngo ubesheho ko nta kibazo uzahura nacyo. Rero hano icyiza ni ugushaka amafaranga yose ukishyurira rimwe, utagiye mu kwishyura ibice byose, noneho ugahita wishyura munasinya muhita mujya gukora mitasiyo, kuko birafasha, bishobora gutuma udahura n'izi ngaruka ngiye kukubwira aho hasi zo kudahita ukora mitasiyo ako kanya. Kuko akenshi usanga hakunda kubaho ikibazo, ugasanga nk'umuntu agiye kugura ubutaka, abwiye umuntu, urugero niba ari David, ndamubwiye ngo David rwose nshaka ko ngurisha ubutaka, ariko kuko ntarabona amafaranga yose, ngiye kuba nguhaye miliyoni 10, miliyoni 5 nzaziguhereza tugiye muri mitasiyo. David yakigerera imbere bitewe n'ibibazo yifitiye, akaba yahura n'undi muntu umuha miliyoni 25, noneho uwo muntu umuha 25 ugahita bakora mitasiyo, byakugendekera bite? Noneho reka dukomeze nkubwira n'izo ngaruka zo kudahita ukora mitasiyo ako kanya. Ingaruka ya mbere, wa muntu wakugurishije ubutaka ushobora kwanga ko muhita mukora mitasiyo, nk'uko nari maze kubisobanura haruguru, ngo muzamuyikora nyuma, wenda bitewe n'amafaranga wamusigayemo, wenda bagombaga kumwishyura nka miliyoni 25, wishyuye nka miliyoni 20, ukamusigaramo miliyoni 5, mukandikirana ko muguze, ko asigaye uzayamuhereza nyuma ya mitasiyo. Aha ashobora no kuguhereza icyangombwa cy'ubutaka kugira ngo akwizeze ko yakiguhaye ari original. Ashobora guhindukira bwa butaka akabugurisha undi muntu. Urugero mushobora no kumvikana gutyo, akaguhereza nk'izo miliyoni 25. Urugero wenda ntabwo akwishyuye miliyoni 25 gusa nizo mwavuganye, ariko akakwishyura 20, akakubwira miliyoni 5 zisigaye nzaziguha muri mitasiyo. Ashobora no guhita akubwira ntaribi kugira wizere ko
ntazakurya akira n'icyangombwa cy'ubutaka ndakiguhaye. Aguhaye icyangombwa cy'ubutaka uragicyuye, n'izo miliyoni 20 urazimwishyuye, wenda umusigayemo 5, mitasiyo ngo muzaba muyikora nyuma. Icyo gihe bigenda gute? Ashobora no guhindukira akaba yagurisha bwa butaka akabugurisha abandi. Ese uribaza ko yampaye icyangombwa cy'ubutaka, ko namaze no kumwishyura, ko abagabo basinye ku masezerano, ubwo nyine bizagenda bite? Byagenda bite? N'ubundi icyangombwa cy'ubutaka aragifite, yakimpaye, mwishyura miliyoni 20, abagabo basinyeho, musigayemo 5 nzazimuha muri mitasiyo. Yabugurisha abandi gute kandi icyangombwa cy'ubutaka ari njye gifite? Umuntu ushaka gukora amanyanga hari uburyo bwinshi yakoresha kugira ngo yongere yisubize icyo cyangombwa. Reka nguhereze urugero. Uburyo bwa mbere ashobora gukoresha kugira ngo abone ikindi cyangombwa ni ubuhe? Ashobora kudeklara ko yataye icyangombwa cy'ubutaka. Icyo gihe bashobora kumuhereza ikindi cyangombwa cy'ubutaka, duplicata yacyo nayo aba ari original. Ugasanga rero agurishije undi muntu wa kabiri. Uwo wa kabiri agurishije akamugurisha akoresheje icyo cya duplicata, kandi akamugurisha rwose, ndetse bakaba banahita bajya gukora mitasiyo. Noneho wowe wa mbere waguze mbere ntuhite ukora mitasiyo ukaririmba urwo ubonye. Wazajya gukora mitasiyo ugasanga bwa butaka bwamaze kwandikwa ku wundi muntu, ntibukiri no kuri wa wundi wishyuye, bwanditswe ku wundi muntu. Ibi nkubwira ndabikubwira ngo kugira ngo wowe ugura utazatakaza amafaranga yawe binyuze mu butekamutwe, cyane ko ibi mbabwira ari ibintu byeze hano hanze. Imanza nyinshi nk'izi zihoraho, aho usanga umuntu agurisha ubutaka bumwe, umuntu umwe akaba yanagurisha nk'abandi bantu nka 5. Mwanga gukora mitasiyo. Iki ni ikibazo gikomeye. Ndagushishikariza wowe ukora iki kiganiro, niba ugiye kugura ubutaka, basiyo ko ufite amafaranga yose. Niba umaze kumenya neza ko ufite amafaranga yose, genda wishyure. Nimara kwishyura mujye muri mitasiyo, icyangombwa cy'ubutaka, amazina byose n'ibiki byose bihinduke bijye kuri wowe. Kuko urumva hari ubundi buryo bwinshi butandukanye ashobora kuba yakoresha kugira ngo agurishe undi muntu. Reka nkubwire uburyo bwa kabiri bushobora gukoreshwa ugahomba amafaranga yawe. Reka mbugusobanurire nkoresheje urugero kugira ngo ubyumve neza. Hano hari abantu babiri bagura. Uwa mbere turi buze kumwita Mariko, undi tumwite Kwizera. Abo ni abantu babiri bagura. Uragurisha araza kuba ari Mugabo. Umugabo niwe uragurisha. Abantu babiri aragurisha ni Mariko na Kwizera. Dutangire. Ugurisha ubutaka witwa Mugabo agurishije ugura wa mbere witwa Mariko. Bakuranye amasezerano y'ubugure. Mariko yishyuye miliyoni 11 z'amanyarwanda. Mariko asigayemo Mugabo miliyoni 2. Ndetse Mugabo ahaye Mariko icyangombwa cy'ubutaka ariko cyanditse kuri Mugabo, kiri kuri Mugabo, kugira ngo yizeze Mariko ko nta kibazo azigira ahura nacyo. Mariko aratashye, bumvikanye ko andi miliyoni 2 amusigayemo azayishyura Mugabo bagiye gukora mitasiyo ku itariki bumvikanyeho. Mariko ageze mu rugo yishimye rwose, we na madamu barabyinnye, babyina insinzi ngo rwose baguze ubutaka. Ibyo birarangiye. Mugabo satashye amaze kugurisha ubutaka, Mugabo aratashye ahise abona undi muguzi ushyushye uri kumuhereza miliyoni 25. Mugabo bimwanze mu nda, afashe umwanzuro wo kugurisha bose kuko akeneye amafaranga, ariko yibutse ko nta cyangombwa cy'ubutaka agize ute afite yamaze kugitanga. Yiza imitwe ajya kudeklarara ko yagitaye, bamuhaye ikindi kigisimbura. Urumva ahise abona ikindi cyangombwa cy'ubutaka. Agurishije undi mukiriya witwa Kwizera. Kwizera rwose ni umuhanga, amenya ubwenge, bakorana amasezerano mbere ya noteri w'ubutaka. Yishyura amafaranga yose ndetse bahita banakora mitasiyo, bisobanuye ihererekanya ry'ubutaka. Urukumva icyo kintu? Ahise akora mitasiyo. Wakibaza ngo hagati ya Mariko na Kwizera ninde uzegukana ubwo butaka? Aha niho ruzingiye. Ese ni Mariko uzabwegukana kubera ko ari we waguze mbere bakamuha n'icyangombwa cy'ubutaka, cyangwa buzegukanwa na Kwizera wowe umenya ubwenge,
agahita ajya gukora mitasiyo. Hano igisubizo ni uko Kwizera ari uzegukana ubwo butaka kuko we yahise agira ubwenge ahita akora mitasiyo, Mariko we arirara avuga ko azishyura nyuma, arishyura bamuha icyangombwa ariko kuko nta mwanya cyangwa se kuko nta mafaranga yuzuye yari afite, ako kanya ataha adakoze mitasiyo kandi burya niyo yaba atari ingenzi, noneho nyine kuko wenda yumvaga atari iby'ingenzi kuko yabonye icyangombwa cy'ubutaka atashye nta kibazo, ariko kuko icyo cyangombwa cy'ubutaka ntikimwanditseho yari afite kuko nta mwanya yari afite ako kanya. Noneho umugabo wabagurishije bose kugira ngo atazaryozwa kunyereza amafaranga y'abandi cyangwa kwiba amafaranga y'abandi, ahise atoroka igihugu, aratorotse ajyanye amafaranga yabo bose. Ariko Kwizera we yaguze neza nta kibazo azagira. Urumva uwahemukiye ni uwo baguze mbere. None se ko atorotse igihugu wa muntu we, wowe waguze ubutaka bizakugendekera bite? Uzarega he? Uzavuga iki? Uzajya kurwanira ubutaka se bufite nyirabwo? Rero iki ni ikintu muba mugomba kwitondera. Iki kibazo cy'ubutaka kimaze kuba ikibazo gikomeye cyane. Uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere ni nako abatekamitwe bagenda biyongera. Rero banyarwanda banyarwandakazi, iki ni ikintu mugomba kwitondera rwose. Nk'uko mbibabwiye, abatekamitwe babaye benshi, ari nayo mpamvu njye nabagira inama yo guhita mukora mitasiyo nyuma y'amasezerano, mugahita mujya muri mitasiyo, then mwamara kujya muri mitasiyo kandi ndetse mubikora imbere ya noteri, bigahita birangira mutiriwe mujya mu bintu byinshi. Rero kankubwira ubundi buryo bwa gatatu, nuko ubutaka waguze bukwandikaho muri rejisitiri y'ubutaka. Iyo urebye ingingo ya 24 y'itegeko ry'ubutaka ivuga ko ihererekanya ry'uburenganzira ku butaka rigira agaciro ari uko rimaze kwandika muri rejisitiri y'ubutaka, nibwo rigira agaciro. Niba rya hererekanya ry'ubutaka ryakozwe, niba ya mitasiyo yakozwe itarandikwa muri rejisitiri y'ubutaka, uba ugomba kwitonda icyo gihe, ntabwo uba uragera ku ntsinzi. Hari ikiba kikibura kuko mushobora kujya kwa noteri mugakora mitasiyo, ariko ya mitasiyo mwakoze itarandikwa muri rejisitiri y'ubutaka, rwose ni ukwitonda mube muretse kubyina intsinzi. Bishobora kumusaba kujya mu bintu byinshi, bisaba ko wenda bigasaba ko byoherezwa ku karere kugira ngo nabo babitange mu kigo cy'ubutaka, bakore ya mitasiyo, amazina bayahindure, bakore ibyangombwa bishya, hakavukamo ikibazo wenda bakaba basanga bwa butaka waguze buri mu ngwate. Uguze ubutaka ntiwasuzumye ibyo byose ngo urebe byose. Hari n'ubundi buryo leta yaduhaye ushobora kuba wakoresha kugira ngo urebe niba ubutaka buri mu ngwate, ugasanga bwa butaka buragwatiye cyangwa se barabutambamiye, cyangwa se ugasanga muri dosiye hari ibiburamo, bigasaba ko dosiye igarurwa kugira ngo ibanze ikemurwe yigweho. Rero niyo mpamvu biba byiza ari uko ibintu byose bikoreye imbere y'umunyamategeko kandi ugakurikiza izo nzira zose kugira ngo mubashe gusuzuma niba ubwo butaka nta kibazo bufite, niba batarabutambamiye n'ibindi byose. Rero icyiza ni uko ryahererekanwa riba rigomba kujya muri rejisitiri y'ubutaka kugira ngo ubeho neza ko ubutaka bwabaye ubwawe. Ikizakubwira ko ryahererekanya ry'ubutaka ryageze muri rejisitiri y'ubutaka ni ikihe rero? Ni uko bazagusorera icyangombwa cy'ubutaka gishya kiri ku mazina yawe kikava ku mazina y'uwo mwaguranye. Ikitazahinduka ni kimwe, UPI yo izakomeza kuba yayindi, ntabwo izigera ihinduka. Gusa nanone hari ubundi buryo nk'uko nabibabwiye leta yadushyiriyeho bushobora kugufasha kumenya amakuru ku bijyanye n'ubutaka, ndetse byanagufasha igihe ugiye kugura ubutaka n'undi muntu, kugira ngo urebe niba urugero bumwanditseho, aribwo gukoresha akanyenyeri 651 urwego, bakakwereka aho ushyira ya UPI yawe, noneho ukareba amakuru ushaka kumenya ku butaka, uwo bwanditseho niba bufite ikibazo, ubuso bwabwo, ndetse
niba bwanabaye ubwawe, bigaca muri buriya buryo bwose igihe bwagiye ku mazina yawe ukoresheje UPI yabwo. Kugira ngo ukoreshe rero ubu buryo akanyenyeri 651 urwego ngo bikunde, ni uko kuri balance yawe uba ugomba kuba ufiteho amafaranga 65. Mu gusoza rero reka mbabwire ko mugomba kujya mwitondera iki kintu cyo kugura ubutaka, mugomba gushyiramo inyurabwenge ndetse mukaba mwakoresha uburyo butatu nk'uko nabasobanuriye haruguru, kugira ngo mutazahura n'ikibazo nk'iki ngiki. Nanagushishikariza ko wowe utarakora subscribe ngo uyikore, kugira ngo bijye bikorohera kugira ngo umenye byinshi mu bijyanye n'amategeko ku gihe ndetse nta kiguzi, kugira ngo mutazisamwa mwasandaye bitewe no kutamenya. Waba wifuza kugira ikiganiro twazamukorera bitewe n'ibibazo yaba afite, yatubwira. Ufite igitekerezo, ufite inama n'inyunganizi, akaba yanyandikira kuri iyo nimero yanjye iri aho hasi no kuri email yanjye cyubahiro1elvis@gmail.com, cyangwa se mukatwandikira naho hasi muri comment turabibona. Murakoze cyane.